bansize ahantu mu cyumba ngo tuganire ibyo leta bashyiraho ababawunsa batatu b'ibisore koko. Iby'ifungwa rye ntabyo ubwo numvise avuga iby'ifungwa vuga ati wenda wasanga ari uko kubabarana gase iby'ifungwa ntabyo nzi pe kuko jye nese nigendera nta n'uruhare nabigiramo kandi nari namaze kugenda bamaye icyizere ko bari bunyishyure sibwo kandi nta nubwo wafungisha umuntu ku 100,000 kuri 1,200,000 icyo nashaka kugira ngo barabajene banyira amarago gukora akazi kuko ikibahemba. Papa Cyangwe ku munsi wo kuwa gatandatu yakoze igitaramo cyo kwishimira imyaka 5 amaze ageze mu muziki, anamurikira abakunzi be bimwe mu bihangano yakoze ndetse anagaragaza ubufatanye hagati ye n'abandi bahanzi bari gutera imbere mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Igitaramo cyabereye muri Kigali Universe, ariko ibyahabereye nyuma y'igitaramo kuri Papa Cyangwe ryari ijoro ry'amateka, ijoro rikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko mu biganiro by'imyidagaduro. Ijoro uyu muraperi Papa Cyangwe yari arinzwe n'abagabo 3 b'amaponsa banze kumurekura. Twavuganye 2.5 million uduha sound lighting, so twagwaye 300 bwa mbere, bwa kabiri ngo 1 miliyoni. Hano Kigali Universe bagiye kugwihumbi 400, ubwo basigaye 400 kujya 2.5 miliyoni byuzure. Yuko 400 asigaye nzayaguha bitarenze kuwa kabiri. Murakoze kandi mwihanga. Byagenze gute? Papa Cyangwe mu butumwa yatanze avuga ko yari yavuganye n'uwitwa Umukundwa Joshua, ni nawe wanamufashije mu gutegura igitaramo. Yavuze ko umuntu agomba kubahereza sound cyangwa se ibyuma byo kwifashisha muri igitaramo cyo kwizihiza kwishimira imyaka 5 n'ibikorwa amaze gukora mu ruganda rwa muzika, ngo bari bumvikanye ko umuntu uri buze kubaha sound cyangwa se ibikoresho baramuha 2 miliyoni. Mu kumvikana bahise bamuhereza 300,000, hasigara 1 miliyoni n'amafaranga 700,000. Ayandi bemeranya ko bazayamuha bamaze kubona ibintu byose bimeze neza kuri set cyangwa se kuri tele. Ahagomba kubera iki igitaramo ubwo ni muri Kigali Universe. Ikintu cyabaye rero kandi gikomeye cyane nuko ku munsi w'igitaramo abagomba gukora akazi kabo kukuzana ibyuma baragakoze, baraza barestara ibintu byose barabikora, ariko ngo haba ikibazo cyuko ayo mafaranga yari yasigaye 1,700,000 atari guhita aboneka yose, ahubwo haboneka 1 miliyoni. Igikorwa kiratangira. Ubwo ndanaganisha ku byatunguye abantu benshi mu gitaramo, cyane ko abantu benshi batishimiye uburyo ibyuma byavagaho. Kavuze ngo reka dushyiramo ntabwo ari ukuzimya bikinuza. Ngiye nabonaga nta yindi defense sigaranye. Cyaje kubaho Papa Cyangwe byaje kurangira abari bamuhaye ibikoresho bamubwira ko atagomba kugenda atishyuye amafaranga 700,000 byasigaye muri za 2 miliyoni bari baremeranye. Papa Cyangwe nibwo igitaramo kirangira, mu gitaramo habayemo zagara, hari abahanzi bataperforminze nk'umuhanzi bita Yampano muri Rasho ntabwo yakoze, hari abagiyeyo bavaho barongera nka CEO Trap yaraje kuri stage arongera asubirayo. Papa Cyangwe rero show irangiye umukoboyi nk'umuntu ari kwishimira imyaka 5 of course, n'abantu bari baje pe tunashimira cyane abakunzi ba Papa Cyangwe bitabiriye kira gitaramo n'ukuri. Mwamweretse urukundo, mwamweretse ko mu myaka 5 ibikorwa yakoze, indirimbo yakoze mwazikunze cyane, ndetse namwe ntekereza ko mwishimiye kumubona hariya mu byukuri arimo kwishimira intsinzi yo kuba ari umwe mu bashobora kuba bategura igitaramo cyabo mu gihe kingana n'imyaka 5. Gutegura igitaramo my friend ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu arota ko kanya ngo ahita bikora. Igitaramo bari ikintu kinini kandi gitwara amafaranga menshi cyane. Uko kutumvikana hagati y'abateguye igitaramo cya Papa Cyangwe n'abagomba kubaha sound n'uyu munsi bikomeje kuvugwa cyane, bikomeje kuba ikibazo kugeza ku rwego Papa Cyangwe avuga ko amafaranga yavuye muri kira gitaramo nta n'ijana yabonyeho. Arabwira abakunzi be abadari ko gutekereza uburyo umuntu akora igitaramo, nawe byibaze bana, uburyo umuntu akora igitaramo cyo kwishimira imyaka 5
kikaba abantu bakitabira, abahanzi bakuru bakaza, Riderman yari ahari n'abandi bahanzi bafite amazina akomeye bakaza baririmbira mukishima, hanyuma wagiteguye bikarangira nta n'icuma akuyemo. Ubundi iki nacyo kibazo Papa Cyangwe gikomeye afite, ati wenda nuko wenda icyo gihe baramaranye ayo masaha reka tubyirengagize, ariko se ndaviramo aho. Papa Cyangwe rwose bamufashe rwose bavandi, Papa Cyangwe mumufashe, yakoze igitaramo aho ibyuma byakunze, mwabonye ko ibintu byagenze neza. Icyo navuga ni kimwe nuko umuhanzi wafashe icyemezo cyo gutegura igitaramo cye, surtout ku myaka 5 abamaze muri icyo gikorwa, nuko aba ari gutekereza byagutse kandi aba ari gutekereza kure. Ndashimira cyane The Ben, mbere yuko iki gitaramo kiba The Ben yagize gutya rwose, aramubwira ati ngiye ntabwo nzaboneka, ariko hari uburyo ngiye nshobora kuba nabana nawe muri kiriya gitaramo, ibintu bikazagenda neza cyane. Agira geste akora, hari n'abandi bahanzi benshi bagiye bamwereka urukundo muri kiriya gitaramo. Papa Cyangwe yagaragaje urukundo cyane. Abakitabiye babonye performance ya Racine ni umwe mu bantu b'abaraperi beza dufite hano mu Rwanda. Muri iki gitaramo Papa Cyangwe yahaye umwanya ya Racine yongera guhura n'abantu be, ibintu biraryoha bimera neza. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi nabo babonye ira stage bongera guhura n'abafana babo. Ndashimira uburyo nanone hagaragaye ubufatanye mu baraperi, kubona Riderman muri show ya Papa Cyangwe, Riderman nk'umuhanzi mukuru kandi wubashywe muri hip hop nyarwanda, biragaragaza mu by'ukuri ko ubufatanye burahari mu bahanzi bakuru n'abahanzi bato. Ariko nyuma y'ibyo byose ayicyuzi bayamuhe Papa Cyangwe pe, bayamuhe. Umusaza ko ndikumva ati yaraburiye. Umusaza kabisa ewana, umuntu akaba yarakoze biriya byose, ariko ubwo habarimo ikintu cy'ubugamba. Ko ndikumva si byahereye kera, yarenda ko byari bimaze waya n'ikintu cy'akagambane kiri. None n'akandi kantongeyo, burango nyiri ibyuma byakoreshejwemo hariya ngo we yifuzaga 2,500,000 kandi abandi ngo bari bumvikanye 2,000,000. None se ubwo bamukoreye ibyo babonye ibyo 700,000 ngo ntabwo yarabitanga, bari bazi yuko ibyuma ari. Ariko Papa Cyangwe, ariko nanone reka tureke kubogama cyane ku ruhande rwa nyiri ibikoresho, ari muri business. Ni ukuvuga ngo we icyo akeneye ni ugutanga serivisi, hanyuma bakamuha amafaranga, akabona amafaranga. Mu gihe cyose serivisi yayitanze ikarangira, ni byiza ko ahita abona amafaranga ye. Bari abahanzi bande bari baje kumugwa inyuma nyine kumutera inkunga, ubwo nta kintu yaragomba kubahereza. Uko bakoze deal ku umuhanzi kundi ntago mbizi, ariko ngiye ntekereza ko ubundi kuri Papa Cyangwe nka Riderman hari uko baganiriye. Papa Cyangwe agira icyo agaragaza afite, Riderman agishingira hamwemerera, kuko Riderman ntabwo ari umuhanzi woroshye wapfa kwigondera gutyo gusa mu gitaramo cyawe. Ko biri kose yamugaragarije ibyo afite, kugeza ubwo Riderman yabonye ntacyo bitwaye, aba ari cyo bashingiraho amutumira. N'abandi bahanzi kimwe n'abandi bahanzi nabo baraganiye, nikiza ko habayeho kuganira. None se umuntu yakorera ubusa, umuntu aba yihirinze, ni muri amuraperi rwumva ibyo bimbabaje kabisa, numvise story ye irambabaza. Ariko ibi biragaragaza uko utizerana hagati y'abategura ibitaramo na bamwe mu bahanzi. Nako numva Papa Cyangwe yarahuritse cyane. Mujene rwose, none we gutegura igitaramo n'ukuntu bivuna akaviramo aho ngaho. Akanafatwa babikurikirana, babishinzwe bareba ukuntu bamurenganura. Yarahuritse zikuraneza cyane abantu ukaviramo aho, kandi barataramiye koko. None wowe nabataramiye mu gikorwa cyo kwishimira imyaka umaze ukora ibyo bintu. Nukuri Papa Cyangwe nukuri narenganije kuko ndumva yarahuritse cyane bikomeye.
bafite agahinda gakomeye n'imvune aba yagize. Aramutse akomeje gutya hari icyizere cy'indi myaka 5 wamwongera kuri iyi yarimo gusirebura igomeje cyose ubwo hari icyava mu Nyagasani nta hantu nazakomeze naramuka asubiye mu murongo.